igitenge. Niyo mpamvu irambwira ngo nawe wabwiriza abazungu hehe hose ujye ukenyera igitenge. Niyo mpamvu abantu benshi banziho gukenyera igitenge. Nuko ubwo rero inyuma y'ibyo byarangiye Riziki naciye mu ntambara nyinshi. Narwaye igihe narwaye igisebe ku kaguru bigaraye igufa rigaragara n'ubu ndacyafite ako gakovu. Kuri icyo gisebe papa ari umuganga, nabaga muri Rama, ariko ndwaye igisebe bavuze kumvuza, navuga kuvuza bakambwira ngo ufite Yosefu na nyoko Bikira Mariya, ibibazo byawe niba ukwiriye kubibwira. Ibyo ni ibibazo bitatu reba. Hari umugore inshuti ya mama waje kudusura, yitegereje igisebe nari mfite, abaza mama ati mbekana muri rugo mwabuze iki ko uyu mwana mutajya kumuvuza? Mama ati yahise amubwira ngo uzi ko igisebe cyabyara kanseri, bakaba bamuca akaguru. Mama ati kumuca akaguru gusa, uruzi yaba bamucagamo kabiri, uwo se apfuye leta y'u Rwanda yabihombye iki? Muri iyo minsi mama yambimbiye icyaha njya nkivuga nahuye n'abamama gusa. Nuko papa yarankubise akubita inkoni mu gisebe, nikubise hasi mera umwuka, akomeza guhondagura kivamo amashyira, igisebe kiba gishyashya. Cyomewe n'izo nkoni binyibutsa ijambo ryo muri Zaburi rivuga ngo Imana yacita ku batagira shinge na rugero. Iyo udafite shinge na rugero Imana ikwitaho. Nuko arutse ko ari igihe uba udafite shinge ariko ufite rugero, warize nta kazi, iyo ni rugero. Nuko wenda se ntufite papa wawe ariko ufite mama wawe mujya inama muhuza, uri kumwe na rugero, ufite mbese icyagutabara akantu kagutabara ubutabazi bwa bugufi, iyo ni rugero. Hagize impinduka. Nuko nikomereze, igihe cyarageze mama mu ntambara y'abacengezi n'inkotanyi baje kunjuka kunjya banyohereza mu birunga, mu cyo kibirunga aho bita muri Bikoro, kuzanayo ibishyimbo. Ariko mama yashakaga kumva 98 ni birebire, n'uburyo naguye mu maboko y'abacengezi, ngaraswaho amasasi 2, akangwa ku ibere ry'iburyo akagwa hasi. Cyo ni igitangaza nabonye, ubuhamya bwanjye butwara amasaha 8. Ubu rero mu minota sinashobora kubivuga, wenda muri hangana kugenda simbuka. Ubu navuga ni nko ku ngingo z'amakuru. Nagarukiye mu 3 segonderi iwacu banga kundira, nahise nkomeza urugendo rwo mu bihaye Imana. Nagiye muri communauté bita Bizera Mariya, niha Imana. Nari narasezeranye ndarahira, namaze mu mwaka n'igice. Mvamo biciye ku mudamu ukora muri caisse sociale. Uwo mugore niwe watumye sezera kuko twari tuziranye Kibeho, kubwo kugera Kibeho ngatera indirimbo za Bikira Mariya, abantu bakankunda, nutari kumenya akamenya. Uwo mugore yankurikiranye, bagiye Kibeho bugira kabiri batambona, abaza impamvu ndakiboneka Kibeho kuri bagenzi banjye bo ku Gisenyi, bamubwira ko nanje kujya mu bihaye Imana. Yarankurikiranye, nza kugira amahirwe yo guhabwa uruhushya njya kumusura i Kigali, turaganira. Wa mama anyemerera ko agiye kunsubiza mu ishuri nkiga, ngazajya muri communauté nashaka kujyamo, kuko iyo nari naragiyemo ntago iyo nashaka kujyamo. Iyo nashaka kujyamo bari baranze kunyakira kuko nta diplome nari mfite. Nuko anyumvije ukuntu rero agiye kundihira. Iyo ngeze ahantu nibuka ijambo ryo muri Yeremiya ibice 17 umurongo wa 5 bavuga ngo havumwe umuntu wiringira umwana w'umuntu. Iryo jambo naryo riza kuntushaho. Kubw'ibyo rero naranze mva mu bihaye Imana. Mubajije amakuru yo kwiganira musigi adresse, arambwira ngo ihangane nta buryo bwo kurihira buhari. Nakize ibibazo byinshi. Ubwo noneho kwiga kuri ngewe ndicara. Igihe cyarageze iwacu banjugunya muri uyu mujyi wa Kigali, bambeshya ko banzanye kwiga babigambanye na famiye yanjye Kimihurura. Namaze y'amezi 3 muri famiye, baransezerera subira iwacu, ariko bari banjyanye mu bintu by'ubutayeri hari mu mujyi. Nuko ngeze iwacu papa ateranya abaturanyi, azana ikese 2 za Primus, ari nimugoroba barampamagara, ndabitaba. Papa yicaranye na mama abwira abantu bari baraho, ndagira ngo mbabwize ukuri yuko abantu benshi bazi ko uyu Riziki nanga ari umwana wanjye, ari twe twamubyaye, ngo ariko burya ntago ari umwana wacu, ngo waboneye i Kigali. Ngo none nk'umubyeyi ugira umutima mwiza, ngo ndagira ngo mutekeshe ku mugaragaro ubutazagaruka muri urugo ukundi hasumbutse amazuru. Nuko ubwo ngo hasumbutse amazuru, ngo atazaza kunterera ku bana ya Kiminani. Ubwo yihinnye mu cyumba
anzanira envelope yari irimo ibihumbi 15 ifungishijwe garafezi. Aho ni muri 2004 mu kwezi kwa kabiri gutyo. Papa yambaye envelope arambwira ngo akira ndagutekereje sinzongere kukubona hano mu rugo ukundi. Ubwo rero ngo kuko naje Kigali mugani wa muhanze nguko nagiye Uganda nanjye nguko naje Kigali nashatse akazi, ariko mbere yuko nzana i Kigali Imana yari yaranyumyeho abarokore netegura kujya mu bihaye Imana groupe y'abanyamasengesho ku Gisenyi baba Pentecote. Ndi mu myiteguro kujya mu bihaye Imana buri cyumweru kimwe. Imana irambwira ngo mwana wanjye ibiri ugiyemo si ibyawe, uri umukozi wanjye muri iki gihugu. Irambwira ngo uzamvugira, imbwira byinshi ndetse no mu mahanga ndabarokore ndabapinga. Nuko kubera ko nabonaga batitira umuntu akajya mu mwuka, bamanura ari 3, umwe yava mu mwuka undi akawujyamo, umwumva umwe aravuze ngo ri ati nduwiteka Imana aremye ijuru n'isi. Nge nkuzura gupinga nkibaza ngo umuntu yavuga inyuguti imwe ngo ri akayisobanuramo amagambo miliyoni, kabona n'abanyamitwe, ariko nta jambo Imana ivuga ngo rihere. Naranze njyayo, ariko mu kumanurira isoza ry'ubuhanuzi bavuze ijambo rikomeye. Imana irambwira ngo mwana wanjye ni umukecuru wari ubimanuriye, arambwira ngo ibyo ngubwira ntabwo uri kubishyikira, bizacishwa mu muriro. Najugunywe i Kigali rero ari igihe cyo guca mu muriro cyari kigeze, ubwo najyaga ndira niririsha. Nuko ubwo niho nisanze mu bumayibobo ni birebire, nariye puberi inzu ubugari bwanyagiwe n'imvura. Puberi nayinjiyemo 2004 mu kwezi kwa kabiri, dufaranga twose twarashize. Nashatse akazi ndakabura, shaka nakikiboyi ndakabura. Yo ngezanumbwira abantu ngo mu jambo ryo mu byahishuwe ibice 3 jambo rivuga ngo wandikire marayika w'itorero rya Philadelphia ngo niyikinga ntihagire ukingura. Imana yakinze ntawe agukingurira. Imana yantabaye muri 2007 mu kwezi kwa 10 inkuye muri puberi. Ubuzima bwa puberi nabwo ni burebure. Mu myitso ya mbere ndya puberi ngafatwa n'uburwayi bwo kwituma amaraso, nyuma y'ibyumweru 2 ntangiye kuyirya. Nzu ubugari bwanyagiwe n'imvura, nzu umuceri watetemye wo muri puberi, ibishwa by'inanasi bakanjakanje mu bimbotera. Buriya nakobwira naho byari birinda bizi, nabaye mu kizu cyari cyarahiriyemo moto, amabati arashwanyagurika, imvura yagwa nkararamagaze hariya mu Kiyovu cy'abakene. Ndwara ubwo burwayi bwo kwituma amaraso, ngenda numva mu nda yanjye hakamo umuriro, inyama zisa n'izicikagurika. Nigiriye inama yo kwiyahura, nisunikiye mu modoka ubugira 3 harakuriye amazi kamfatiraho feri. Ni birebire n'uburyo natoragwa igiceri cya senkandi nkaguramo ikinini cy'imbeba nkakirya, habe no kwatsamura, habe n'ubwakuma mu mihogo. Njya mbwira abantu ngo urupfu narwo ni imari, burya narwo rurahenze, hari igihe narwo umuntu arwifuza ntarubone. Nuko ubwo rero ni birebire igihe nayibayemo. Cyakoze iyo ndwara narwaye nayivuwe na marayika anzanira umuti. Kuva icyo gihe ntabwo ndongera kurwara indwara zisanzwe, keretse wenda nko gusarara, amagripe, gukorora. N'igihe narukoze accident ngira ikibazo cy'iryinyo gutyo barankura, ariko nta bundi burwayi busanzwe. Nuko nyuma yaho rero navuye muri puberi 2007 mu kwezi kwa 10 nibwo Imana yamaye akazi keza muri New Kigali Designer. Muri 2007 bambe 2007 mu kwezi kwa 10 mu kwezi kwa 12 nibwo nakizirizwaga Kiruhura. Muri 2008 nca mu ikosi rya nyuma hariya Biryogo Nyamirambo. Nanone Imana ikinyigisha ku mwana w'umuntu, byashoje mburana n'abasiramu twari duturanye nyine bavuga ko ngo natutse intumwa y'Imana Muhammad. Ni birebire ndabatsinda. Nibwo Imana yambwiye ngo ujya gusezera ku kazi ntuzongera gukorera umwana w'umuntu ukundi, utangira umvugire kuko ufite byinshi byo kubwira abantu. Mu gutangira ivugabutumwa nanone natangiye mbwiriza. Numva nano hambere nabwirije ari Nyarutarama kuri ADPR. Muri uko kubwiriza kwanjye rero ngira intambara hirya no hino aho najyaga, bakavuga ngo mvuga ibikomeye cyane. Hari naho banyirukanaga maze kubwiriza ati nimuwe n'amazi yo kunywa, uyu mukobwa agira akanwa kabi we avuga nabi. Nuko tugene nanutse ngana n'urutoki ni birebire, inzara yaranyishe kuko icyo gihe ntangira ivugabutumwa naritangiye 2009 mu kwezi kwa 6. Ndumva nabatijwe ku tariki 20 z'ukwezi kwa 6. Icyumweru cyakurikiyeho hari kwa 5 nibwo nagiye kubwiriza Nyarutarama, nibwo bwa mbere nari mbwirije mu rusengero. Nuko ubwo rero riziki
nyuma yaho nkajya mpugurwa cyane ngo narihuse kuvuga ubutumwa ntaruzura umwuka wera, nanjye nkawusengera. Muri uko gusengera umwuka wera ntizera ko mfite umwuka w'Imana, Imana ikajya imbwira ko ngufite, simbyemere. Byashoje 2012 kuko mbere yaho yabanje kumbwira ngo ngiye kugucisha mu gashuri k'abahanuzi kazasoza ubona ikimenyetso cy'uko ufite umwuka wanjye. Ubu buhamya numva nabwo narabuvuze buri kuri YouTube, uburyo Imana yankoresheje kuri boîte Cadillac igashya. Oya nabivuze sinakongera kubisubiramo. Nuko ubwo rero nagiye naruka byinshi cyane sinabona uko mbivuga. Nuko ubwo agashuri k'abahanuzi nakanyuzemo, nuko kaza gusoza 2012 Imana imereza icyo kimenyetso cy'uko mfite umwuka wayo. Nuko ubwo kuri Cadillac, kubera ko abantu bajyaga bambwira ngo ntabwo mfite umwuka w'Imana, sinemere ko nanjye kuko mva ntawo mfite kuko ndatitira ngo mvuge indimi. Nagiye nsenga cyane mu buvumo, mu butayu, nsaba umwuka wera. Imana ikajya imbwira ngo urawufite, uransaba ibyo ufite. Hari n'igihe yigeze kumbwira ngo jya unyurwa n'ubuntu bwanjye ko mba muri wowe nawe ukaba muri njye. Irambwira ngo wigeze usoma hehe mu muzingo w'igitabo ko naba naravuze indimi nyinshi cyangwa naba naratitiye. Irambwira ngo urimo ibintu byinshi nta mwanya wabona wo kuvuga indimi. Mbwira Imana nzajya mbirezima, ariko nanjye ibi bintu byo gutitira nanjye bimbeho. Nuko Imana irambwira ngo ubuntu bwanjye buraguhagije. Irambwira ngo ubwo wanze kwemera ko ufite umwuka wanjye, umwuka wanjye wera, irambwira ngo ngucishire mu gashuri k'abahanuzi kazajya gusoza ubona ikimenyetso cy'uko ufite umwuka wanjye wera. Agashuri nakanyuzemo k'abahanuzi, kuko niba naragiye gusenga ahantu nabwirije, ndibuka nigeze kubwiriza mu cyaha hafi, tugira n'ibihe byiza cyane, ariko bambereza akanya gatoya. Nuko nshoje ikibwiriza abakozi b'Imana bamwe barambwira ati wabwirije neza, ubuze ikintu kimwe, ubuze amavuta y'umwuka wera. Mbari bagiye kutwakira, urahati niyemeje kugusabira umwuka wera. Undi ati nanjye, bamwe bakajya bambwira ngo nutabatizwa mu mwuka sinzongera guhanura. Kuko nanjye barasaga ku kintu ushaka kandi mfitiye amatsiko. Barambwiye ati iri joro ntugira aho ujya, turajyana tujye kugusabira umwuka wera. Naragiye, tugeze rero aho hantu koko biyemeza, barabakoze Imana bagera nko muri 5. Turiyeza hari hepfo ya Muhima, hakera habaga icyumba nyiracyo nuko yitahiye yarapfuye, aho bita kwa Mama Jane. Baransengera, twarabanje turiyeza turasenga. Birangiye rero baravuga ngo hano hari umuntu banarahanurira na turayisenga turaririmba barahanura. Nuko ariko Imana iryumaho kuri njyewe iraceceka. Nuko baravuga ngo hano hari umuntu twazanye tugiye gusabira umwuka wera. Baransengeye, nari mfukamye, baza kunanirwa, bamwe bakajya banzunguza bagira ngo wenda nanjye biziremo. Noneho bamaze kunanirwa, bamwe batangira kwicara kundekura bicara, n'abandi twe twasanze aho bari kunsengera. Babonye ko byanze, hasigara hari umusore umwe uri kunsengera aranyanyazaho umuhanuzi, bakajya bavuga indimi, ariko Imana ntiyagira ikibabwira. Nyuma yayo nawe ananiwe yanyeguye mu bitugu, ava mu rushya arakubita mu bitugu, tiski tiyoroshye. Urabona igihe nahereye. Nuko ubwo rero urushyi ndwumvira mu bwonko amarira araza. Ubwo se waba wumva ubusharire bw'urushyi ukaba ukibatijwe mu mwuka. Nuko ubwo abandi bati, abagabo babiri baravuga ati birashoboka. Mwajyana ku muryango, birashoboka ko yaba yaraguye mu byaha. Ntabwo ari gusa dukurikije isengesho twamusengeye, n'abantu 30 baba bawubatijwemo. Nuko undi ati kuki wenda wahishurirwa mu mutima ntubigaragaze. Ati ngwino tumwatuze neza. Barambwira atatura neza, cyogene nanutse cyane ngana n'urutoki ndi mu buzima bungoye. Nuko baravuga atatura neza, atatura. Nongera nihana ibyaha bwa kabiri maze kwatura.